situation mu mwuka na situation y'ibifatika isi irimo uretse itorero ry'Imana rikiri mu isi, twebwe abayishuriwe inkuru ya Yesu ko ari inkuru nziza. Ariko muri rusangi nusoma situation circonstances zari ziri mu gihe cy'umwami Yesu Kristo nico kimwe n'izihari ku isi ya none, haleluya, muri esheri ngari. Mvuga ngo hariya yari esheri lokale y'abayuda, haleluya, byatumye inkuru ya Yesu itaba nziza, ntacyo babwiye. Ariko niko isi imeze none igihe yenda kugaruka, haleluya. Uriya nyine wavuga i Betelehemu yenda kugaruka, isi arayisanga uko yasanze abayuda bameze. Ibi rero bikwiye kutubwira yuko dukwiye kuba maso kugira ngo umwijima w'isi turimo ntuzigere uzimya na gato iriya kando niki, iriya buji y'urumuri rw'Imana muri twe. Nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kayizari Augusto ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Mufate ijambo yitwa voilà, César Auguste, Kayizari Augusto. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo. Mufate n'ijambo kwandika cyangwa sansuma ibarura. Kureniyo ategeka Siriya. Bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu. Dukoresha ijambo bajya kubarurwa. Bose bajya kubarurwa, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Ajya kubarurwa na Mariya uwo yasabye, wari utwite. Bakiri iyo, igihe cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Wowe uraza gukomeza ugere kuri 20. Tega amatwi. Hano batubwiye ngo hari mu kiye gihe hari ku ngoma y'umwami wa Roma yitwa Kayizari Augusto. Nuvuga ngo Yesu yavutse ku ngoma y'Abaroma itekwa na Kayizari Augusto, César Auguste. Uwo niwe yari umwami w'Abaroma. Ariko iyo tuvuze hano Baroma tuvuga ubwami bw'isi yose, ko Baroma bari barigaruriye isi yose bamaze gusimbura Abagiriki nk'uko ijambo ry'Imana ryabihanuye. Hanyuma ngo uyu mwami César Auguste, Kayizari Augusto, atanga itegeko ryo kubarura abantu bose. Ngo iyo tegeko ryatanzwe ryari ku murongo wa 2 baravuga ngo umviriza, uko niko kwandikwa cyangwa kubarurwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo. Mu Gifaransa yitwa Quirinius. Ngo Kureniyo mu Kinyarwanda ateka Isiriya. Bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu wabo. Nkurikira, mu bindi bihe byose nta risansuma yari bwabeho mu bihugu Roma yagiye ifata. Amen. Roma rero yari maze kwigarurira Siriya y'ino munsi, mugwa mukuru Damas. Hanyuma muri ico gihe Mariya kuriwe ari hafi kubyara umwana we w'imfura ari we Yesu Kristo mu buryo bw'umubiri. Siriya yatekwaga na Quirinius, ariwe bise Kureniyo. Uyu Kureniyo rero niwe yari governor, yarahagarariye Kayizari muri Siriya ya none. Uno munsi president wa Siriya yitwa nde? Assad. Icyo gihe Siriya yari imaze guhinduka province romaine. Mukurikire, kuko ibi birabafasha kuvana ukwizera kwanyu mu bintu bidafututse, mukamenya ko la foi s'incarne dans l'histoire et dans la géographie.
kwizera kwacu ntabwo kwahubutse kuva mu ijuru gusa. Imana yanditse amateka yandikana n'abantu. Amashimeje g'umwami Yesu Kristo. Kubera iki Luka afashe uwo mwanya umwuka wera akamukoresha, ni ukugira ngo ibya Yesu bigaragare ko byabaye mu mateka y'abantu na chronology n'amatariki, kugira ngo umuntu uzibaze yuko ari ibintu by'imigani mite. Noneho uyu Quirinius cyangwa Kurenio niwe Kaisari yamuhaye gutegeka Syria. Umviriza, muri icyo gihe Kurenio yategekaga Syria, umwami w'Ubuyuda vuga ngo Herodi, atari Herodi le Grand, Herodi mukuru, yari yarapfuye mbere ya Yesu, n'umwana we Herode wundi niwe yari ku ngoma, niwe atwaraga Yudeya. Noneho ngo amakuru agera kuri Kaisari Augusto, ibirego bivuga ukuntu yitwara ko yabangamira inyungu za Roma. Noneho atumiza i Roma, bamukura ku ntebe. Muri icyo bamaze kumukura ku ntebe, igihe cyakurikiye Kaisari atanga iteko ko uriya gavana wa Syria yitwa Kurenio ko yomekaho na Yudeya kugira ngo byose bibe munsi y'ubutware bwe. Kugira ngo bibe gutyo, Kaisari Augusto ahita amubwira ngo tangira ukore ibarura nk'uko warikoze muri Syria, rikore no Yudeya. Umuntu wese ajye iwabo ku ivuko yibarurishe. Kubera iki? Muraza kubyumva. Murankurikira? Haleluya. Noneho iteko rimaze gutangwa na Yosefu na Mariya, iryo teko ridatangwa, Yesu ntiyari kuvukira Nazareti. Nako ntiyari kuvukira Bethlehem, yari kuvukira Nazareti. Kandi byanditswe bivuga ngo azavukira i Bethlehem. Bivuga ngo iyo uriya Kaisari Augusto adatanga itegeko ngo babarure abantu bose bajyaho batkomoka, Yosefu na Mariya bari kubyarira Yesu i Nazareti. Ariko Yosefu no mu muryango wa Dawidi yatse kugenda ku ivuko ni Bethlehem, ko Dawidi ni umunya Bethlehem. Noneho kugira ngo ibyanditswe byera bisore biri muri Mika ibice 5 turaza kubisoma. Hanyuma baragenda, ariko icyo gihe yaba Kaisari Augusto, yaba Quirinius, yaba ba Yosefu na Mariya ntago bari bazi ko bariho baragendera mu byanditswe byera. Ntago bari bazi ko bariho barasoza ibyo Imana yavuze. Ni nkuko natwe muri iki gihe turimo, n'uyu mwaka twenda kwinjiramo, abantu bake nibo bazi ko turagendera mu byahanuwe. Abantu ntago bazi ko turi mu bihe prophétique, turi mu bihe byahanuwe, kandi turaza kwinjira no mu bindi bihe byahanuwe. Ntago turaba mu bihe byikora, turagendera ku magambo Imana yahanuye kandi umugambi Imana ifite. Noneho iyo nkuru rero yo kubarura abanyayudeya, amen, yakirwa nabi na bamwe mu Bayuda uno munsi twakwita intagondwa, ariko c'était des nationalistes. Bangaga Roma urunuka, bakanga n'abakuru b'idini ry'Abayuda, abatambyi n'abandi babogamira kuri Roma kugira ngo bakomeze kuba bakuru mu idini. Bivuga ngo ariho abatambyi bahindutse imbata za Roma kugira ngo babone ukuntu bakoma gukandamiza bene wabo, bakomeze kuba muri position de force, kuko mu Bayuda idini ryo riyobora. Abo bantu rero bagiye biremamo abantu batari bake kugira ngo
barwanye Roma, barwanye nabo bene wabo Bayuda b'abatambyi, bacurika n'uwo bita umwanzi ariwe Roma. Harababaye mbere yuko Kiriniyo aza, hari n'abaje nyuma ya Kiriniyo, ariko turashaka kureba ibyabaye muri iyo circonstance yo kuvuga kwa Yesu. Noneho inkuru yo kubarura imaze kugera, umuntu witwa Yuda, umviriza, umuntu witwa Yuda akomoka mu muryango w'abantu b'intagondwa baterekwa Roma, babonye ko ari Satani waje kubanyaga iby'Imana yabahaye, ko ari abanzi b'Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Uyo Yuda rero ahagurukana n'abantu kugira barwanye iyo tegeko rya Kaisari ya Augusto, barwanye ibyo tegeko. Uyo Yuda rero niwe mujya musoma mu kindi gitabo cya Luka cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa ibice 5. Mujya mumusoma mutazi ibyo ari byo. Ni inkuru za Gamaliyeli aramuvuga. 5:33-42 intumwa bazifashe, bazikubise, bariho barabuza kwigisha mu izina ry'umwami. Noneho muri iyo nteko yabo hagurutse umwe muri bo, umwigisha w'amategeko, docteur de la loi, umuntu yubaha rwose yitwa Gamaliyeli. Soma rero amagambo Gamaliyeli yavuze. Babyumvise bazabiranwa n'uburakari, bashaka kubica, kwica intumwa. Ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamaliyeli, wari umwigisha w'amategeko wubahwa n'abantu bose, arahaguruka ategeka ko baheza intumwa akanya gato, maze arababwira ati, yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwitonde mumenye uko mugirira aba bantu. Muzi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira. Bukeye aricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Hanyuma ye mu minsi yo kwandikwa, harababaye mbere, sibyo? None bashaka kutubwira mu minsi yo kwandikwa. Nivuga ngo rero turashaka kureba iyo timu rero yagurutse kurwanya Roma ku bw'iteko gibarura. Mwabyibise ngo hanyuma ngo mu minsi yo kwandikwa, ni muri ya resansoma twasomye muri Luka 2, amen, umurongo wa 2, igihe Kiriniyo Kureniyo yateka Siriya. Umva rero haguruka rebellion. Mwabyibise soma, haduka umunyagalilaya witwaga Yuda. Mbere ko akomeza uriro, haguruka umunyagalilaya yitwa Yuda, none ahagurukana na ekipe ye barwanye iryo tegeko ryo kubarura igihugu cyabo. Kubera iki yarwanije iryo tegeko muraza kubyumva. Agomesha abantu benshi baramukurikira, nawe aricwa, n'abamwumviraga bose baratatana. Kandi none ndababwira nti, muzibukira aba bantu mubarekure, kuko iyi nama n'ibyo bakora niba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko niba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda. Mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. Baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwijigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Hanyuma ziragenda kwiganyira, zigira gute? Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni, bazihora iryo zina. Abandi barakomeza. Haleluya. Mwabyumvise ari? Amen. Turavuga circonstance yivuka rya Yesu. Mwabyumvise? Kuko kutamenya izo elema hari ikintu bigabanya mu kwizera kwawe. Haleluya. Umviriza. Niyo mpamvu umutwe w'isomo uko ivuka rya Yesu ryakiriwe muri Israel. Uwo ni umutwe w'iri jambo. Uko ivuka rya Yesu ryakiriwe muri Israel. Umviriza rero. Noneho ngo Yuda w'umunyagalilaya akurikirwa n'abantu benshi ngo barwanye urugamba baburizemo kubarurwa. Kubera iki? Kaisari Augusto icyatumye ashaka ko abantu bari mu bihugu yigaruriye babarurwa, ntago bakubaruraga wowe gusa n'imyirondoro, babaruraga n'imitungo yawe. Bigende gute? Kugira ngo
uzajye usoreshwa uko umutungo wawe ungana. Wamara gusoreshwa bigakusanywa bikajyanwa i Roma. Nibyo bita mu Gifaransa cens. Hapana cens essence. C-E-N-S. Cens. Bivuga ngo ni umusoro wakarwa na Roma ku bantu bose bingaruzwa muheto wa Roma. Uko umutungo wawe ungana, buri mwaka hari imisoro wakwa ikajyanwa i Roma. Mu ijambo rimwe kuri bari abayuda wumvise babonye ko ari ibintu badashobora kwemera. Nuvuga ngo rero banyazwe n'igihugu. Niyo mpamvu rero bahagurutse Yuda mu Galilaya abarangaje imbere barwana n'ingabo z'Abaroma. Murumva ko Roma yari super power, barabica. Ariko rero byagarukiye aho n'umwaka w'120 hari abandi bogiye guhaguruka, ariko ibyo n'andi mateka. Uno munsi turibanda ku byabaye igihe kibarura, ariyo ryatumye Mariya na Yosefu bava Nazareti bagenda i Bethlehem. Ibyo mu bicumbikiraho hari impamvu yabyo. Komeza rero yandi Luka 2. Kugeza aho murabyumva circonstance Yesu yavukiyemo. Amen. Hari iki? Hari amahoro? Hari imvururu? Yesu avutse mu gihe cy'imvururu mu gihugu cye. Mwabyumvise ibyo? Ibyo bifite ingaruka yabyo. Amen. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza. Aho muwasurinye ngo ndababwira inkuru nziza, ubutumwa bwiza. Imana mu ijuru ivuze ko ubutumwa marayika azanye abwise, Imana ibwita inkuru nziza. Byo mu bisurinye bw'umunezero mwinshi. Muti inkuru nziza y'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Ubwe muti amen. Amen. Abandi murakomeza. Hari arakanusha gukosora. Bavuze ngo iyo nkuru nzanguza ibyishimo ngo ku bantu bose. Niko bavuze hari? Yego. Ariko sivyo, ngo umviriza. Hari impamvu yabyo. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, pas les peuples. Le peuple. Ni bandi barabwira. Le peuple juif. Wabyumvise? Kuko hano ntabwo Imana yatangira urwego rw'amahanga, ntabwo ari abantu bose, Israel. Amen. Nkurikira rero, mu gihe Yosefu na Mariya bari Bethlehem, ngo hari huzuye kuko risansuma yarebaga abantu bose babura umwanya muri hoteli. Noneho hageze kubyara arabyara, ntiyabyara muri hoteli. Murumva impamvu? Hari huzuye hose. Noneho abyarira nyine ahantu hinka, baryamisha uruhinja he mu muvure w'inka. None marayika abonekera bungeri bari mu micungararo yaho, baragira iki? Imikumbi yabo, abashumba. Noneho ubwiza bwa marayika burabagirana hose, baratinya. Arabwira ngo mwitinya, ngo kuko mbazaniye inkuru nziza izaba ibyishimo kuri ubwo bwoko. Haleluya. Ngo mu murwa wa Dawidi habavukiye Kristo umukiza. Mwabivise muri Matayo ngo azitwa Yesu, kuko azakiza abantu be ibyaha byabo.
wabyumvise. None ikibazo ni iki rero, turaza kukibaza nyuma mbere yuko nsatira iherezo. Hari amagambo mujya mumva amaze kuza mu mutwe wanyu. Murabizi ko Yesaya 9 tosha kwiruka imyaka hafi 800 mbere ya Yesu, Imana ivuze ko duhawe umwana w'umuhungu. Soma ariko turahera 9, Imana nayo ikavuga condition uwo mwana w'umuhungu azavukiramo mu buryo bw'umwuka uko isi izabe imeze. Yesaya 9 ku murongo wa mbere wize kwa 6. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Mukurikire ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo. Uvuga ngo Yesu azaza hari umwijima. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu, abantu bazaba bari mu gihugu cy'urupfu, baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura. Noneho dusimbuke ku murongo wa 5. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Mika 5:1. Uzavukira Betlehemu, reka batubwire inkomoko ye. Ariko wowe Betelehemu Efurata, uri mutoya mu bihumbi by'Ibiyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga imirambagirire ye n'iyiteka uhereye kera kose. Amen. Amen. Hano turabona abanuzi babiri babaye mu gihe kimwe. Mika na Yesaya babaye mu gihe kimwe. Haleluya. Amen. Michée est contemporain d'Esaïe. Babaye mu gihe kimwe. Umwe ahanuye bimwe, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, avuga ibizamuranga, identite ye n'Imana ubwayo. Hanyuma ahandi kandi Yesaya aganura ko uwo mwana azabyagwa n'umwari. Uwo ni Yesaya kandi. Noneho Mika amunganira avuga ko uwo mwana azavukira Betlehemu. Mika ananura ko nubwo azaba ari uruhinja, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo yatangiriye mu nda ya Mariya, yahozeho iteka ryose. Nuvuga ngo uzavukira Betlehemu n'Uwiteka ubwe. Amashimenje ku mwami Yesu. Nubwo ari uruhinja muri wa muvure, yarara kontrola amagalaxy yose, yarara kontrola buri kintu cyose. Haleluya. Nibyo bita mu Gifaransa le mystère de l'incarnation, ubwiru bw'Imana yambaye umubiri. Tuza kubibona kuntu Paulo abivuga muri Timoteyo. Ariko mwumvise Mika na Yesaya hafi imyaka 800 mbere yuko Yesu avuka. Murumva ibyo bamuvuzeho. Haleluya. Yesaya avuze ngo hazaba igihe cy'umwijima, kandi igicu cy'urupfu nicyo abantu kizaba kibatwikiriye. Nukuvuga ngo nta byiringiro, Satani niwe azaba twaza igitugu abantu. Yesu yavutse rero muri iyo context. None tuve mu by'umwuka tugene mu mubiri. Twabonye yuko Yesu bamubyaye hari imvururu mu gihugu cye Yudaya. Mwabyumvise? Abaroma, les occupants, Abaroma bariho bararwana n'abigometse bayobowe na Yuda w'umunyagalilaya. Ibyo wabyumvise? None Yesu aravutse. Inkuru ze Imana yavuze ngo ni inkuru nziza, kandi ngo zazana ibyishimo. Niko byabaye se? Ese mu Bayuda barishimye? Ndio ndavuga Abayuda nk'ishyanga, simvugo umuyuda giti cye. Mumva barishimye? Ntago bishimye, kuko bari muri context yakababaro. Ntabwo ivuka rya Yesu ryagize icyo bihindura muri bo.
na nibyo Yohana tubwira mu rwandiko rwe igice cya mbere vuba vuba ngo yaje mube abena bamwakira. yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. kuki batamwemeye? Kandi marayika yavuze iki? Gaburiyeli azanye inkuru nziza izaba ibyishimo kuri ubwo bwoko, ariko hano turayibona ntago bigeze bishima igitangaza cyabaye muri bo, kw'Imana rurema, haleluya, yaje gutura muri bo. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Kubera iki bitahinduye ikintu na kimwe? Ni ukubera iriya context nababwiye, bari mu mubabaro. Ikintu cyari kibabaje ni ukuntu Roma igitugu cyayo cyabavaho. Wabyumvise? Ikintu cyonyine cyari kibabaje ni igitugu cya Roma, nta kindi. Niyo mpamvu miracle ya incarnation ya Yesu, Imana yambara umubiri, ntabwo yigeze iyo nkuru igira icyo ihindura muri bo. Yaje mube abe ntibamwakiriye. Kubera iki? Ku mpamvu mumaze kumenya umunsi. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Nibyo ntago bamwakiriye, ariko ko afite icyamuzanye atari muri ya bwoko gusa, ariko ku isi yose. Umugambi we ntago waburijwemo, kubera yuko abo yavukiyemo babaye indifferent, ntacyo byababwiye. Umugambi we yarawukomeje, niyo mpamvu uyu munsi wicaye hano. Yaje mube ntibamwakiriye, ngo ariko bamwakiriye bose. Mwongereze mu mahanga yose n'ibihe byose, haleluya, yabaye ubasha bwo guhinduka abana b'Imana. Haleluya. Nibyo Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere mu rwandiko rwe, dusome vuba ibice 3:14-16. Hanyuma dushime umwami kubw'umukiza watuvukiye. nkwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, niyo torero ry'Imana ihoraho, ni inkingi y'ukuri igushyigikiye. Si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana. N'aya magambo shugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Urankurikira Odilo, sibyo? Noel nziza. Haleluya. Sans contredit, nkurikira. Sans contredit. Nta gushidikanya. Le mystère de la piété est grand. Ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Haleluya. Dieu est manifesté dans la chair. Imana kwerekanwa ifite umubiri, Vu des anges. ikabonwa n'abamarayika, Prêché dans le monde. ikamamazwa mu banyamahanga, Cru dans les nations. ikizerwa mu isi, Élevé dans la gloire. ikazamurwa igahabwa ubwiza. C'est le mystère de l'incarnation. Amen. Hari amagambo mukwiye kumenya mu mutwe. Haleluya. Kugira ngo igihe uzava mu mubiri urupfu rugeze uzagenda uyavuga. Imana izavuga ngo kabisa wahaye agaciro ijambo ryanjye. Nimutubaka amagambo y'Imana muri mwebwe kugeza aho no mu nzozi muyarota. Igihe urupfu ruzaza uzagenda uvuga ibijumba n'ibirayi n'amamodoka n'ibiki byose. Urabona umuntu ari muri koma aravuga ibirayi n'ibijumba, aravuga ibiki, aravuga amamodoka, aravuga ibiki, kandi uwo muntu ngo ni umukristo. N'abaganga se bavuga iki? Abaganga bakuri hejuru wowe, kuko muri koma nta gukontrola, sibyo? Iyo uri entre la vie et la mort, ibyo uvuga ntawe, sibyo? Bo bazumva ibyo uvuga, bagutera ikinya, anesthésie générale, hanyuma utangire kuvuga ibijumba, ukajya kuvuga ibiki, amamodoka, utangire kuvuga amasambu, utangire kuvuga inka z'inzungu n'iz'inyarwanda, utangire kuvuga ibiki, ya nuko babona abakristo baje kugusengera ati uyu ni pastor wacu, ati ngo niki, none se ko aguma avuga ibijumba n'ibirayi n'ibiki byose kubera iki? Kuko akanwa kavuga ibyuzuye mu mutima. Umutima wuzuye iki muri kano kanya? Nimba huzuye ibintu mu Imana, igihe cyo kuva mu mubiri uzavuga ibindi bizagutamaza. Muvuge muti Imana imfashe, muti Imana imfashe,
avuga ngo usoko kuvuga ati le mystère de la piété est grand. ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Dieu est manifesté dans la chair. Imana kwigaragaza mu mubiri, Vu des anges, ikabonwa n'abamarayika, prêché dans les nations, ikamamazwa mu mahanga, cru dans le monde, ikizerwa mu isi, élevé dans la gloire. ikazamurwa igahabwa. Nugeraho abamarayika bati yes, we are there. Monte dans la gloire, monte dans la gloire, Amen. monte dans la gloire. Zamuka muri ubwo bwiza wizeye, ukatura kugeza ku rupfu. Nawe utari wacu uti yasambu iri hariya nimuzaye kanaka, hari urubanza ruri Kibungo muzarukurikirane, hari kanaka mfitiye umwenda muzamwishuze. Abamarayika bazumirwa, bazagera babumirwe, n'abaganga bazumirwa. Muzirinde igihe muzavira mu mubiri, ntago muzi muzavamo muri condition. Mwabyumvise nko muri iyi minsi, ku mpamvu nashaka kuvuga, hariho abantu benshi ku isi bagenda bapfa muri butunguranye, ugasanga abajene de 25 ans ugasanga bari kubisaye barapfuye. Ubu ni mystère irabaza Canada za Amerika, mu buryo abantu batangiye kwiyengeta cyane. Ruvuga ngo ubu abantu basigaye bapfa nta kintu bari barwaye. Umuntu nk'umuntu uravuga nkikubita hasi ngapfa. Ubu niko ibintu bikomeye nko muri Florida muri Amerika, hari itsinda ryahagurutse gushakisha impamvu izo mfu zidasobanutse. Bavuga ngo unknown death, the more tazwi, forensic proofs ntabwo zigaragaza ibyo ari byo. Umva, none se wowe nk'ubu uragenda, turakwifurize kuramba, usugire, urambe, usagambe kugeza Yesu giaza azagarukira. Nimuvuge mwifurize mugenzi wawe, sugira, ramba. None se wo kutazibiza ibisho kubaho, nk'ubusuguye bakaguterura bakakujyana, uri hagati y'urupfu muri aho utayikontorora ubwonko bwawe, none ibizakuva mu kanwa nibiki? Nibiriya ubamo, nibiba mu bitekerezo byawe. Niba wanga kanaka uzabivuga hariya, kano kanaka niwe araraguterura ati ya kumbe nuko bimeze. Aho hantu n'amabanga baho. Niyo mpamvu mukwiye gutangira kubaka amagambo y'Imana muri mwe. Imana ihabwa icyubahiro. Fata umwanya umemorize les versets. Amagambo y'Imana ntagume gusa mureba hariya, muyashire mu mitima yanyu, muyamenye. Mwe mwumvise ibi nabisomye nona, nukuvuga ngo n'amagambo andimo kuva nkizwa ntazavamo, nzayajyana kugeza Siyoni mu ijuru. Nimufata umwanya mu nyamagambo y'Imana. Bibiri tubwira ko inkuru ya Yesu ni inkuru nziza, ariko Yesu avutse muri Isirayeli ntago yigeze iba inkuru nziza ku Bayuda nk'ishanga, uretse umwe yagiye akizwa, amen, akanezerwa igitangaza Imana yakoze, amen. Ariko mu Paulo ngo Imana ifite umugambi uko iyo nkuru iba nziza mu mahanga yose, haleluya. Nubwo Isirayeli itigeze yishimira, ariko ngo mu mahanga Imana izorongera muri buri gihugu abantu bishimira inkuru nziza. Ibya Yesu bizaba kuri bo inkuru nziza. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero niyo mpamvu inkuru ya Yesu yitwa inkuru nziza, ariko ntabwo isi yose yigeze imenya iyo nkuru nziza, noneho banayiha agaciro ibaha ibyishimo. Nashaka kurangiza mbabwira ngo nubwo Imana ifite itorero mu isi, haleluya, isi muri rusangi imeze nk'uko Abayuda bari bameze igihe Yesu yavukiramo. Situation mu mwuka na situation y'ibifatika isi irimo, uretse itorero ry'Imana rikiri mu isi, twebwe abayishiriwe inkuru ya Yesu ko ari inkuru nziza. Ariko muri rusangi nusoma situation, circonstances zari ziri mu gihe cy'umwami Yesu Kristo, nicyo kimwe n'izihari ku isi ya none, haleluya,
muri esheri ngari. Nuvuga ngo hariya yari esheri lokale y'abayuda. Haleluya. Byatumye inkuru ya Yesu itaba nziza, ntacyo ibabwiye, ariko niko isi imeze none igihe yenda kugaruka. Haleluya. Uriya nyine wavuga i Betelehemu yenda kugaruka, isi arayisanga uko yasanze abayuda bameze. Ninde yabyumvise? Mwabyumvise? Uko yasanze abayuda bameze. Amen. Ngo bagendera mu mwijima, batwikiwe n'igicucu cy'urupfu. Amen. Agahinda ko bakandamizwe na leta y'abaroma, ibibazo bari barimo nk'ishyanga, nibyo isi irimo. Nuvuga ngo amahanga yose ameze uko ishyanga rya Isirayeli ryari rimeze hashize imyaka 2000 igihe umwami Yesu yavukira i Betelehemu. Ibi rero bikwiye kutubwira yuko dukwiye kuba maso kugira ngo umwijima w'isi turimo ntuzigere uzimya na gato iriya kando niki, iriya buji y'urumuri rw'Imana muri twe. Imana ihabwa icyubahiro. Umwijima utwikiriye isi turimo dukwiye kuba maso, ntuzigere uba mwinshi no kuri twe ukazimya rwa rumuri umwami Yesu yacanye muri twe. Ahubwo urumuri rurushizaho kumurika iyo umwijima ukomeza kuba mwinshi. Ntabwo ushobora kubona inyenyeri kiretse iyo ijuru ryijimye. Uyu munsi rero isi irijimye. Twebwe dufite buji y'Imana, dufite urumuri rw'Imana, dufite la flamme de la foi, dufite urumuri rw'Imana, dukwiye kumurika abantu bamenye uriwe. Haleluya, 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 haleluya. Les étoiles brillent intensément lorsque le ciel est noir. Anyenyeri ziramurika cyane y'ijuru ryijimye. None isi rijimye. Haleluya. Intambara z'urudaca mu mpande zine z'isi, impinduka zikomeye hirya no hino ku isi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imiterere y'ibihugu ukuntu bibanye birahindagurika, ibintu byose biriho birajugunywa hirya no hino. Ordre mondiale iriho irashwanyagurika. Ntabwo nshaka kwinjira mu bintu byinshi bya geopolitique na geostrategie, ariko mumenye ikintu kimwe gusa: ibintu biriho biratera kugwa hejuru, ibintu biriho birashwanyuka. Wamyize? Ordre y'isi irashwanyuka. Ibi rero nabyo n'ubuhanuzi. Turebe neza rero twega abafite urumuri rwa Kristo kugira ngo identite yacu imenyekane. Abantu bamenye uriwe, aho ukora bamenye uriwe, aho wiga bamenye uriwe, abaturanyi bamenye uriwe, aho ucururiza bamenye uriwe, bamenye uriwe. Haleluya. Kuko nico gihe turimo. Ntabwo inyenyeri iboneka atari uko ijuru ryijimye. None wowe turi mu gihe cy'umwijima ukabije, udarushiza kuba ukabije, none uramurika abantu bazuriwe. Bene data, nashaka kurangababwira ngo mukwiye kurwanya umuka wa kompromis. Kompromis ni gufata impu zombi. Uyu munsi nibamenye uriwe. Haleluya. Kugira témoignage kubera yuko umwe twizeye ari hafi guseruka. Ukiye kubimenya uko yasanze Isirayeli imeze niko asanga isi imeze. Ariko hari itorero ku isi kandi yari haye urumuri, yari haye umucyo wo kumenya Imana. Iryo torero niwo munyu n'umucyo w'isi. Tukurero kuba uwo munyu n'umucyo w'isi, tuzege tumutenguha. Il nous a fait confiance, yaratwizeye ntuzamukoza isoni. Yarakwizeye ntuzamukoza isoni. Yaranyizeye sizamukoza isoni. Asiga rero mu izina rye rihambaye ndabashimiye kandi mbifurije umunsi mwiza. Ariko mbashaka kubabwira le 25 décembre ntabwo ariho yavukiye. Iyo ni kandi
y'abaroma. Twebwe ntabwo twizihiza umunsi, twizihiza icitirwa uwo munsi, kuko uyu munsi siwe yavukiye. Turizihiza icitirwa uwo munsi. L'important ntabwo ari le 24, le 25, le 1er. Wamwumvise ikuru nuko Yesu ku ngoma y'umwami Kausari Auguste, haleluya haleluya, Kureniyo ariwe atwara Siriya, akiongeza niki na Yudeya, haleluya. Ngo ni muri icyo gihe umwami yavutse, avukira i Bethlehem, kandi Imana ishimwe cyane yavukiye no muri wowe. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Abasigaye ndabifurije Noheli nziza, kandi no kurangiza umwaka mu migisha y'Imana, mu mahoro y'Imana, mu kurindwa n'Imana, haleluya. Twese uko tungana nta n'umwe tuvuyemo, tuzambuke umwaka mu mahoro, twinjire mu mwaka mushya, haleluya. Ariko tukawinjiramo n'ingamba nshya yuko uko isi iguma imanuka mu cyobo cy'umwijima wo kwiheba n'ibibazo, niko natwe tuzazamura ibendera ye, kandi tukazamura imuri zacu ko Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, haleluya. Umwami azakurinda, umwami azakwinjiza mu mwaka utaha, nimba ataragaruka akwinjije uri mutaraga mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri wawe. Ibyo turabyizera kubera yuko ni isezerano rye. Hanyuma ikindi nacyo sinshobora kureka kubabwira, turashobora no kutawinjiramo habaye ibindi umwami yagarutse. Nabyo muzajye mubishira ku ruhande. Imana ishimwe cyane. Nimure nk'abantu bisi ngo nuvera ushobora kutarayigeraho. Hanyuma noneho ubunani tukaburira mu ijuru. Imana yabwe icyubahiro. Murakoze rero bavandimwe, reka tubahe umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Shalom shalom, mugire Noheli nziza.